byo biba ari ikinyabupfura ugasanga nk'umugabo kararira ikigori ku muhanda none biriya bintu mwuka byara umugabo mukuru kubyaye kararya mutura ayiwe mutura n'abantu mwuka byara barahari mutura byabaye mutura cyane abadukurikira n'umuneke nje hari umusaza nigeze gukubita nawe mu muhanda Imana yo mwijuru senga umuneke izina ry'Imana yo mwijuru senga umusaza ni ukuri k'Imana ahajya umuntu yagiye ahagarara nyine hari ku muhanda ariko ahita ahagarara ku mbaraza nyine z'inzu aratangiye ashishuye umuneke yarimo kuwukura mu ikote arahagaze ariko nyine ntagenda ryo hari mu muhanda nkuko nyine wahagarara kuri gate yanyu none se ko nari kuba nguze wenda niba ari icupa ry'amazi cyangwa se izo brusheti zibiri n'ikirayi ndazitwara mu rugo rurimo abana 6 tuzisangira ariko wumva hano wabaye umugongo ugiye kubigisanga ahubwo none se niba wowe ugiye kubigisanga wowe utagomba gusangira n'abana bawe ari n'abantu nyine bakwicara brusheti bifite utunyama tungahe tugana n'inyama zine wenda reka mvuge nk'urugero nk'iwanje brusheti usanga ifite nk'utunyama nka 4 nguse brusheti 2 si 8 wenda mu wanje turi 5 kubera ko intofata izo za brusheti 8 buri mwana akagenda amuhereza inoza umuntu w'umugabo kajya ubundi aburi ubaye umugore mu hatari umwaga ngo hisasira urubuga imbaraga zagwisasira kumugani cyasa muzareka guca imigani dizovu uzi ko tumaze yasha imigani akayicurikiranya gutya batareka isaba ahatari umwaga abantu ahatari urubuga imbaraga zagwisasira 3 uraza no hello guys muraho neza mumeze mute turavuga tumeze neza ni mutinke tubasuhuza kuri channel yanjye Mama Ariel TV mumeze mute murakomeye kandi no mbere muri Afrika barambwiye ngo njya mpera muri Amerika abi wacu mumeze mute muri Afrika aho muri Kenya Uganda Kigali Bujumbura mumeze mute murakomeye twega tumeze neza turashima Imana kiriwe neza ni wacu na amahoro aho bwije mumeze mute aho bukeye mwaramutse turabaramukisha uyu munsi wa none kuri kamera zanyu turi kumwe n'umushitsi wacu se acari umushitsi uyu munsi na none uraho neza none gitangaza uyu muntu wacu kubatangiye bari nyine impamvu yacecetse nuko umwisi umushitsi kandi ari umusanga naje ese acari umushitsi ayaye banza umwakire kwanza muraho neza nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe mpaye karibu uyu mugenzi wacu ariko no umushitsi kuri wowe nje no umushitsi umushitsi ukabigira gute nje no umushitsi nguhaye ikaze yabaye musangwa nguhaye ikaze hano iwacu urisanga wumve ko washitse mu rugo murakoze cyane ku ikaze yanyu ndayishimiye ngaho kubatakuzi bashasha baje hano ndagira ngo bibwire turi kumwe nande ya masaha none kubatanzi amazina ni Kamariza Melody mama dubatse ndamu w'umunyamurengekazi nabonye wa munsi umunsi nyine ukoreye ikiganiro iwacu yaza yibanda ku izina rya ngo Melody shangiye Melody giye n'umushari ryiza Melody bura nazana uziko ndimo gukurikirana ikiganiro nkumva navuga nkani kweri ko ahubwo ntiwazisobanura akazina kawe neza kubera ko nari keza kamero na kamelody akano ga sounding neza hari umuntu umwe wanshekeje bakunda gutera comment ariko ma kubera comment iyo bari ko bakaduha nka dutanga record ko nk'umuntu ngo ahita atanga comment ya record melody ntujya mva niyo umuntu aririmba ngura muntu agira melody nziza ni nka twatuje twamarayika karyoheye amatwi urumva ako niko kazina kiwa abye baba hari umuntu wambwiye ku ruhande ngura melody rero bakazina kiye ngo karamacinga ngo nuko ameze none nuko akundi nyine ngo iyo uzari ababyeyi bakera iyo ushaka ko umwana aba nyine mwiza azavuka ameze neza mwite neza hari izina rimwe hari umwana umwe twigeze ari se umuvugi yitwa igizina shaka vuga wenda iryo zina hari ibizina nyine bitabiyo amwe n'amazina bakitaga y'amanegurano siko bajyanye n'ibihe muri abari babyeyi kera niko byari bimeze ariko ubu byararangiye usigaye ubu abantu barasirimutse urajya kwita umwana ukajya kuri Google bari muri gitara yari gitara ari iki
muri digital bavuye muri analogue bari muri digital. Yavuze igifaransa niyo mpamvu asetse we ni umwangurofone sibyo kubera ko uvuze digital. Wisange rero Melody ni karibu hano iwacu kwa mama Ariel kagwaye karibu n'abantu bashasha bakumenye ubwo ngubwo. Umeze neza se? Meze neza. Twaje aha turabasura suhuje abantu baturamukije muri komanteri abagiye tuganira batubwira ko batubonye natwe twashimiye feedback wabonye nyuma yo kuva hano. Nabonye ko abantu bakoze ikiganiro bavuga ko ari cyiza kandi baragukunze wa wewe uranyanga oya sinkwanga ako nabonye ufite abakifana ufite amavuta wow reka urasiza nawe ariko nuko niyo mpamvu wagarutse cyane abantu banje bose akuze ukuntu abantu bose bangusengo ko ahubwo se cyakiganiro nakoze ndi kumwe nawe bazango se ngo mu success ngo yagiye nandi ku ruhande gabampamaga sabanga ni comment abantu twabage bagiye nanjye bazango se none abakunzi bawe nibegere hino tuganira nibatera gatebe bazana gasonga rero nkuko mutubona hano kweka zanyu baje tujya mu tubaganirize mutuganize namwe mu by'ibitekerezo nkuko twagumye kubibabwira tubasaba ibyo mwifuza ko tubaganirira. Uyu munsi ndashaka tuganire namwe bagore beza. Tugiye kuganira kuri topic y'umunsi twayita indangagaciro z'umuntu. Ese mu bumvisha indangagaciro z'umuntu iryo jambo ryonyine ushatse ni ijambo kibanje gusobanura mbere ko twinjira indani muri topic. Indangagaciro ni izihe? Yo kuganira ku ndangagaciro nziza ziranga umuntu. Bavuze indangagaciro ziranga umuntu ni nka CV y'umuntu. Ni cyerekana umuntu iyo bavuze ngo uriya muntu ninde ugahita umenya ngo uriya muntu ni umukizwa arakijijwe bamvuga ugahita uvuga ati uriya arakijijwe undi bagahita bavuga ngo uriya ntago ari Mariya yarayoboye singo ni umukobwa undi bakavuga uriya ni umugabo ndakavuga ati indangagaciro hari indangagaciro nziza bitewe nuko wubatse izina ryawe n'amateka yawe. Nk'ibyo niko byo urabyumva gute Sama? Nje indangagaciro y'umuntu asose twatugiye gusa ni ibiranga umuntu imyitwarire y'umuntu turamunagira indangagaciro nziza mbese ni nk'imyemerere yawe imyemerere amahame yawe ni nk'amahame nje niko no nico twinjiye muri topic yacu twakwibaza ese indangagaciro z'umuntu umuntu arazihabwa cyangwa umuntu araziharanira gute? Hari abaziharanira hari n'abandi noneho babivukana nyine akaba ariyo kavukire yiwe gute umuntu azihabwa cyangwa aziharanira ahantu umuntu aziharanira icyambere Jense nza kubitamo n'iyobokamana biremewe hano kwanze abakristo bacu n'abakristo hano icyambere iyo ntuza ukuntu biharanira uzubanza ukabinyuza mu ntuza mu bya gikristo urumva ukanza ugasobanukirwa icyo Yesu amaze mu buzima bwawe aho ngaho nibwo uhita utangira ugaharanira ukavuga ati bitewe n'uko Yesu mufata muri njyewe ngomba guharanira kino kintu ngo nzashimwa n'Imana n'abantu naho niko guharanira ugaharanira kugira ngo udasebya wa Yesu uri muri wewe ntabanza babwirije uratubwirije wari utubajije ngo umuntu abiharanira gute? Umuntu araziharanira cyangwa se ni ibintu umuntu mu yandi magambo ni ibintu byiza ni karemano y'umuntu. Ni ukuvuga indangagaciro zanjye njye mfite ukuntu napanze ubuzima bwanjye. Ndi Melody umukobwa w'umunyamurengekazi udasinda umumama wiyubashye ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero ibyo bintu mba narabiharaniye mba narabiteguye niko mbyumva. Ese aho hantu twobigereranya n'iki handi ava ngo indangagaciro z'umuntu hari imyitwarire uhabwa n'ababyeyi sibyo hakaba n'ibindi bintu ushobora kudakora kubera ubukristo ibyo bintu birahura byose hamwe cyane birahura. Ni ukuvuga ngo tugende urugero hari nk'indangagaciro tugende urugero mwacu twigishijwe biterwa n'urubuko rw'umuntu yareze aho ati nta mwana ugomba kurya ahagaze
sibyo mu yandi mahame ya Kristo wenda akavuga ati kirazira gutukana. Izo ni ibintu nta mahame duhabwa wenda n'itorero, hakaba n'izindi ndangagaciro zawe umuntu yiheza. Ni nk'izihe ndangagaciro z'umuntu ashobora kuba yiha kuri we udashobora kuba warahawe n'ababyeyi cyangwa nk'itorero? Ni ukuvuga ngo indangagaciro nziza nakwiha umubyeyi atampaye. Hari igihe nshobora kuba wenda tuvuge nk'umubyeyi wanjye ari umusinzi cyangwa atujuje ikintu runaka, njyewe noneho nkavuga ngo singomba gukora iki ngiki. Ni ukuvuga indangagaciro ni ikinyabupfura. Wenda hari niba uba utari ufite umubyeyi, noneho indangagaciro zawe zikuranga, ni ikinyabupfura cyawe. Uko witwara nibwo abantu bakubona. Hari umugani bajya bavuga ngo mbwira abo mugendana nkubwira uri. Ni ukuvuga ngo iyo wihesha agaciro uvuga ngo ndi umuntu ufite identity imeze gutya, muri sosiyete ngomba kuba umeze gutya, ndi umubwirizabutumwa bwiza, ntabwo nogenda ngo inshuti zanjye zibe abanyuranye n'iryo jambo. Ni ukuvuga ngo abantu bampinyura batarumva rya jambo ryanjye. Ariko iyo nyine nubahiriza ya mahame yanjye, ni ukuvuga ngo biramacinga abantu bakabyumva kandi bakabyubahiriza. Ese uzubwiriza mu ikanisa? Njyewe ibi ngibi twobigereranya nka bya bindi ujya usanga wenda tuvuga umuntu kubera icyo umaze unyambwiriza muri Bibiliya. Hari cyane twumvisha asoma ntacyo, ariko nyine kurumva nyine ko ari nk'ukuntu ashobora ari nk'ikintu ari nk'igiti afite mu ikanisa, ahubwo agitanga gibiri, ahubwo arakimuhaye. Hari nk'ibintu wenda tuvuga urugero, wenda nk'umuntu hari ibintu abantu baba barakuranye mu rugo, wenda tuvuge urugero bakuvushije nko kuvugira, hari nk'ukuntu abantu bagera muri sosiyete tugenda muhuriye ahantu ugasanga wa muntu mugiye kuvuga mugira hejuru ucugeze ufite imana kasimo noneho yarezwe gute mwuka byara biriya bintu bari byo mwuka byara. Ubundi turi kuri iryo jambo wavuga ati ese umuntu muzima wujuje ubukure n'uburere ni gute agomba kwitwara mu bantu, ni gute ugomba kwitwara mu bantu. Ese abandi bantu nibo bagomba kuguha agaciro, nibo bagomba kukugenera agaciro kawe, cyangwa se ni wowe wigenera agaciro? Yewe numva ahubwo umuntu ari ubanza kwiha agaciro mbere yuko abandi bampa agaciro. Agaciro kumwe bavuga ngo wijya kurishihera mu rugo, agaciro kawe yo iwawe. Ese hari nk'ukuntu umuntu avuga ngo uyu muntu ngo yansuzuguye, mbere yo kuvuga ngo yagusuzuguye wewe wiyubashe mbere yuko umuntu avuga ngo uyu muntu ngo yansuzuguye. Tugenda urugero ugiye gusaba umuntu serivisi, sibyo? Muri kwa kugenda gusaba umuntu serivisi ugiye usa nkaho ugiye gutegeka, ahubwo ugiye ndangagaciro uba ugaragaje ibyo bintu aba ari byo. Ni ukuvuga ngo mbere yo kujya iyo ugeze ahantu usaba audience nta burenganzira nyine hahandi uri gusaba, wubahiriza amategeko yaho cyane, ukitwara neza. Niba bavuze ngo tubabwire saa mbiri, niba bagusabye icyo ugomba gusaba kandi hakabamo no kwihangana. Twarimo kutuganira indangagaciro z'umuntu muri rusange. Mbese ni izihe ndangagaciro z'abadamu, especially nk'abadamu bakiri batoya, ni indangagaciro tugomba kuba dufite zitandukanye n'iz'abandi bantu muri rusange? Muri izo ndangagaciro nkumva ari nk'izihe? Indangagaciro z'umudamu mu rugo se cyangwa hanze? Muri rusange. Urumva iyo bivuze mu rugo no hanze y'urugo, kuko ntabwo umugore agarukira mu rugo rwiye gusa, no hanze hari indangagaciro ugomba kuba ugaragaza ndetse zigaragaje umuryango wawe ukuri. Ni nk'izihe mwumva? Indangagaciro ko tuzumva, bwa mbere umugore agomba kwiyubaha mu rugo rwe, akubaha n'abo mu rugo rwe. Ujye iyo wubasha abantu mubana nawe ukiyubaha, nabo barakubaha, bikagenda bigasohoka bikagera hanze. Hadi ngo umuntu kwiyubaha mu rugo ni tujye tuvuga ikintu wenda niyo umuntu avuga ngo kwiyubaha, kwiyubaha mu rugo cya mbere ni nko guca bugufi, ugacira bugufi aho mu rugo rwawe. Reka ntange urugero ku kantu gatoya, wenda nk'abantu bagira ababafasha mu ngo, dufite bano bakobwa bazadusaidiye imirimo yo mu rugo.
burya akenshi iyo umubwirira hejuru cyangwa se ukamubwira utamwubashe umwereka ko nkaho uri umukoresha we cyane biza bisa no guhangana agakorera ku gitugu ariko noneho iyo agira nk'imico runaka bitewe n'ukuntu nyirabuja amwerera imbuto nziza akaba nawe yahakura twabibona ko kundi umuntu ajya banga umuntu ngiyo atiyubashe ngo n'abandi ntibamwubaha ntabwo bakubaha ikindi kuvugisha abo mu rugo rwawe nyine neza muganira n'abana burya usanga abana bareba uko ubundi ngo kwigisha ntabwo ari ukuvuga mu magambo ngo ubwire umwana ngo ntugakore iki ntukagire gutya ntugataha aya masaha ntukajya mutoze aya ni amasaha yo kurya aya ni amasaha yo kuryama ibintu byose bigenda mu ndangagaciro ariko iyo utabikora nkabwira umwana ngo kuraho iyi sahani nanjye niriwe nyicaye iruhande ni ukuvuga wa mwana nta rugero mba muhaye nta n'inyigisho nta n'indangagaciro mbonye ariko iyo abyutse mu gitondo agasanga nk'umubyeyi mu rugo nakorotye ibintu nabipanze nimba ari uwo mukobwa namubwiye ko agomba kubikora agendera kuri wa murongo numva ari izo ndangagaciro no kwihanganira abandi cyane mugani hari abantu babayeho tuvuge wenda urugero zagiye bavuga ngo umuyobozi mwiza aba intangarugero kuvuga ngo no mu rugo rwawe uba uri umuyobozi niba nta muntu wakubasha ntabwo undi muntu niba utiyubasha imini kuvuga ngo ubone undi muntu akubaha biragoye aho ngaho ku rugero nk'umuntu ndagukoshereje twari dufitanye gahunda ikintu serivisi nakugombaga wewe yari right kuri wowe ngomba kuyiguha ariko sinabiguhereza cyane noneho iyo uje kubimbaza ubimbaza gute aho ngaho naho hari ikintu ubukoze abo bantu rero ni samaza n'umuntu yabibaza nko gute ibiki tuvuga urugero nagukoshereje nagukoreye ikosa pe rigaragara mu gihe uje kumbaza se rino ikosa kuki warikoze woza mu yihe shusho mbese aho ngaho ndumva noza mu shusho y'intuzo y'ubushishozi cyangwa se mbega hari ukuntu umuntu avugira hejuru naza mu ishusho yo guca bugufi narangiza nkakubaza nyine nimba we mbona ufite umujinya wavugira hejuru nkabanza nkakwihorera ukabanza ugatuza nkaza naciye bugufi yewe nkanemera n'icyaha noneho nkakubaza impamvu yaguteye wenda kugira ngo ube wavuga nabi cyangwa se mu zindi ndangagaciro hari indangagaciro abantu bakunda kugaragaza ese mu yandi magambo kwiteza imbere ese kwiteza imbere zimwe mu ndangagaciro z'umugore zaza mu gushishoza gute yego reka nkubwire impamvu zaza mu gushishoza burya umugore kwiteza imbere nase n'andi bazavuga ngo uzubanza mbere yo gukora uzubanza ugatekereza sibyo sumva ko ariyo mu gushishoza ukabanza ugatekereza ukavuga ngiye gukora iki warangiza ukavuga se ni hahandi ugafata wamara gutekereza icyo ugomba gukora ugafata umwanzuro mwiza w'ikintu ugiye gukora urumva ko itaza mu bintuza mu bintu byo gushishoza nyine mu kwiteza imbere ukabona gukora intuza ibikorwa byawe ugiye ugira noneho nanjye aho ngaho uko mbyumva muri uko gushishoza no kugira icyo wakora uko yari atubaje ngo umugore mu iterambere ry'umugore harimo indangagaciro harimo urugero rwiza kandi urugero rwiza n'indangagaciro ni ukuvuga ngo iyo ndi umugore udasabiriza ndi umugore usohoka mu nzu mu gitondo nkabyuka nkajya mu kazi ntagira ikibura mu rugo nkakimuha haba ari icyo nsabwa nkakibona haba ari serivisi ngomba gutanga ari umusanzu wanjye ukenewe muri sosiyete ahantu runaka bakawubonera ku gihe icyo gihe ndibaza ko agaciro kanjye kaba gahari tugiye aho ngaho wenda tugiye kuva nk'indangagaciro z'umugore ukunda kuvuga tugenda urugero ninjiza amafaranga menshi aruta umugabo wanjye ugasanga wa mugore ashatse nko kugira ikintu ashatse nko kwaka umugabo inshingano icubahiro yamugombaga nta kikimuha kubera ko amurusha amafaranga wenda izo ni zimwe mu ndangagaciro zoranga umugore
aho ngaho umugore indangagaciro y'umugore ni uguca bugufi, no kwiyubaha, yaba ari hejuru, yaba afite ubumenyi kurusha umugabo wiwe, yaba afite amafaranga kurusha umugabo wiwe, agomba kumenya ko ari umudamu agacira bugufi umugabo wiwe. Hari indangagaciro abantu dukunda kugira hano muri rusange nk'iyo abantu bagiye muri sosiyete. Urugero nk'iyo ugiye mu modoka ugasanga umuntu ngiye kuvuga ku ndangagaciro y'ikinyabupfura, ugasanga wenda hari nk'umuntu iruhande rwawe ukuze uhagaze cyangwa se wowe ufite umwanya wo kwicara, ariko kubera ko wumva ko ngo ntabwo nagenda mpagaze, ugasanga rimwe na rimwe twigize nk'abasirimu kandi ikinyabupfura cyo kintu kigomba kuba cyambere. Indangagaciro y'ikinyabupfura muri kino gihe murayibona mute? Ikinyabupfura muri iki gihe nyine ni ikintu kigoye kubera ko n'isi turimo n'amahanga tugenda tugeramo, hano ubu urasohoka ugasanga ese buriya byo biba ari ikinyabupfura, ugasanga nk'umugabo kararira ikigori ku muhanda. Noneho biriya bintu mwuka byara umugabo mukuru kubyaye kararya mutura, ayiwe mutura nabo ntabiba mwuka byara barahari mutura byabaye rwose mutura cyane. Abadukurikira n'umuneke nje hari umusaza nigeze gukubitana mu muhanda, Imana yo mu ijuru nsenga, umuneke izina ry'Imana yo mu ijuru nsenga, umusaza umusaza ni ukuri k'Imana. Ahajya umuntu yagiye ahagarara nyine hari ku muhanda, ariko ahita ahagarara ku mbaraza nyine z'inzu, aratangiye ashishuye umuneke yari arimo kuwukura mu ikote, arahagaze ariko nyine ntagenda ryo hari mu muhanda nk'uko nyine wahagarara kuri gate yanyu, atangire akora iki? Arya umuneke. Umusaza arukukuri kute urumva arya umuneke yari arimo kuyikura gutya mu mufuka w'ikote. hari mu rugendo oya ntabwo hari mu rugendo, kandi nyine yaratuye gusa njyewe urasinzi impamvu wenda byamuteye kugira ngo nasuga ibyo bintu. Ayiwe shana arababaye ahubwo ndavuga ni Imana ko ari mu rugendo wenda yari waho nga muri quartier nukuri narababaye ndani nibaze nuko kibana nk'umusaza ungana gutya, kandi se nk'ubu ndamutse ngize ubufura bukeya nka mu kamera, urabona ko ibintu byose bisigaye di social media, nkagira gukena mu kamera nda nkamufata nk'aka video, urumva wenda nkagasakaza nk'ahantu nkane se koko ubupfura bwana bwagiye he. Aho uza ukantu ho kurira ku muhanda hari undi nangenzi sinzi nibiyo irangagaciro kandi n'uburenganzira bwiwe. Mbese urabona restaurant muri quartier ugasanga amasaha ya lunch yagera nayo nimugoroba agahita ajya muri restaurant, kandi akajya muri restaurant yihishe n'amafaranga yiwe yayakoreye, ariko yajya muri restaurant ugasanga arimo asa nkaho uzi impamvu abantu bihisha, usanga wenda iyo restaurant iri muri quartier atuyemo nyine iyo restaurant habaga abantu bakunda restaurant, wenda ari kurya inyama yasize atetse mu rugo bareswa. Iyo ni indangagaciro ko yari y'umuntu ikinyabupfura, especially noneho nk'umugore tugenda uricara buri umugore wenda uraho ngaho n'amasaha yo akaba wenda tugana amasaha yo kujya muri ku rugendo, situza kujya muri restaurant ribi, ugiye muri quartier yiwanyu ugiye kurya amasaha ya lunch, haryo umuntu akubonye akwibaza ko mu rwose zemeze bite. Hari n'igihe wenda byaterwa n'impamvu wenda yasanze bitarasha ari mu kazi, kandi ari wowe ugomba kubitegura. Niba mfite nk'umukozi nasize mu rugo mubwiye ngo ateke ngasanga ntibirasha, mu rugo rwawe ni gute wigira nk'umushitsi ukagenda ukicara ugategereza none restaurant ubundi kirazira kurya abantu kwasaba mu kanwa, kurya ahubwo iba waruvuze ngo wenda mbigure mbitware mu rugo, ariko restaurant nta kitwaye natwe ntago twayanze, ariko nyine nk'umugore ugenda wenda twega abantu iyo tudashaka ni restaurant muri quartier, kugenda kurya restaurant muri quartier kandi utuye muri iyo quartier. None se mbaye wenda tugure urugero wenda ugiye mu kazi uvuye mu rugo uri kurihuta, ushatse kugita ugenda muri restaurant ugiye kugira ngo dakererwa amasaha y'akazi, aho ngaho indangagaciro zaba wazitaye nk'umugore. Kubera iki se ntagenda nkagura amata ko kanya, nkaba nakora ibintu byihuta, niyo nagura umugati nkagura n'amata nkanywa nkagenda, ariko nkabinywera mu rugo rwanjye. Noneho uratubwiye ko utajya muri restaurant? Chese nanayikunda, ababizi barabizi. Noneho ubuntu usanga gusanga hari muri restaurant muri quartier uvuga ngo ndangagaciro gibaza umugore. Okay, wenda abantu batanyumva nabi, ariko nukuri ntago biba bikwiriye. Aho ngaho no bifita nk'urugomo, none ufite urugomo muri wowe, ariko kurira muri quartier muri restaurant muri quartier ntabwo uba wiyubashye. Ni ukuri pe, uba ugomba ufite se amafaranga, ufite amafaranga nyine, ariko genda ugura ibyo bintu wajya kugira, wajya kurira wakurikira muri restaurant
none se ko nari kuba nguze wenda niba ari icupa ry'amazi cyangwa se izo brusheti zibiri n'ikirayi ndazitwara mu rugo rurimo abana 6 tuzisangira. Ariko wumva hano wabaye umubyeyi kubigisamba ahubwo none se niba wowe ugiye kubigisamba wowe kutagomba gusangira n'abana bawe hari n'ahantu nyine ugomba kwicara utuye brusheti bifite utunyama tungahe tugana n'inyama zine wenda reka mvuge nk'urugero nk'iwanjye brusheti usanga ifite nk'utunyama nka 4 nguse brusheti 2 si 8 wenda mu wanjye turi 5 kubera ko intofati za brusheti 8 buri mwana akagenda amuhereza inoza umuntu w'umugabo akajya ubundi aburi ubaye umugore w'isamba abana umuntu w'umugabo akajya akanyama kamwe umuntu w'umugabo akajya akanyama none ariko hahandi niho handi bazavuga ngo wo gusohokana umuryango ngo hatari umwaga ngo hisasira urubuga imbaraga zagwisasira umugani cyashaka muzareka guca imigani dizovu uzi ko umaze guca imigani akayicurikiranya gutya ngo hatari ikisaba ahatari umwaga abantu ahatari urubuga umwaga imbaraga zagwisasira 3 uraza no kubidusobanurira oya kumara ko imigani ibiri mukayihuza mama manzi ko n'uwo mugani mama manzi kire gute ahatari umwaga uruhu rw'imbaraga rwisasira abantu 5 uzisobanura nyine nuko nk'uko nyine nk'uko wari uvuze ngo ase buri wese agashitira uketse kurara oya yagiye muri restaurant ariko afite n'amafaranga ku mufuka ejo wenda azasohokana abana turi gutanga agaciro z'umugore umugore muri quartier oya mama agiye muri restaurant muri quartier oya ntago ari byo n'uketse yatwaye n'abana umuco wa kinyamurenge cyangwa se nabwo hari abantu batajya bateka bakajya kugaburira abana ibya restaurant nawe ahubwo raza njemba numva ahubwo amasaha akamushikana akajya akabona saa sita ziragiye nta kintu yateguye barahari ahubwo se buriya ntiwagenda ukagura ibyo bintu cyangwa ukabyoda hari story nigeze kumvamo umudamu nyine yari akiri umugezi urabona iyo umuntu asamye inda ya mbere akenshi igwa abantu nabi mwoka byarana abantu si bose noneho yarangiza ngo umugabo yakoraga ijoro umugabo yava ku kazi mu gitondo yari mu rugo mu gitondo ngo ahita amubwira ngo sheri ngo wagize ku muhanda ngo chips umugabo aryamye ngo umugabo waraye mu kazi yarangiza ngo akagenda akagura nyine chips akarya yaherewe ku mandazi ugenda ugura ngo amandazi ngo ubwo ni breakfast akabizana saa sita zagera akabona umugabo agahita aryamba ngo kugira ngo yitegure kugira ngo asubire mu kazi amasaha yakoze yagera ngo wagiye ngo ku muhanda ukagura uduchips akabimuzanira agatuma umugabo nyine umugabo akabimuzanira umugabo ibyo byo kurya byaga umugabo cyangwa ni ikinyabupfura no kwihangana n'imfura umugabo none umugore wakavuga ngo yagiye ngo kuri gazi iramunukira ngo amera nabi ngo amera gute ngo ntabwo ngo yateye ikindi twabwira dusubira kuri ibyo bintu biba hose ntabakwirirwa mbivuga ariko ikindi twabwira abagabo nabo bajya biga gukora guteka urumva nk'uwo muntu bari baramwicisha amandazi ariko ndi yaza kubazi nko guteka aba yarasugucana gusa gaza akamagira gutyo oya birashoboka wenda ko yari afite intege nkeya ariko oya umugabo aketeka indangagaciro nziza z'urugo rwiwe mu by'ukuri niwe waba umeze nabi aho ngaho sinemeranya nawe kubera iki kwicisha umugabo inzara buri munsi ariko uzi kuba kwihangana umunsi wa mbere bikananira cyangwa n'umunsi wa kabiri kajya abaho umugabo yitwa n'intuza nawe kujya kuzana amandazi yarapfuye reka nkubwire nacumvishije umugabo yaryaga amandazi mu gitondo akajya ku muhanda agura uduchips ari ubwo buzima reka nkubwire afite amakosa kuki watatekaga ariko uzi rero umumama ntabwo ari we ndimo kubreminga I mean ndabreminga umumama nubwo mama bavuga ngo indanga umuntu ngo abananiwe ngo ibiki n'ibiki nubwo waba unaniwe ugomba akoze umuntu waraye kuri ijoro ukaza ukamutuma wangize ntumutekere neza ngo ukore iki korazo setsa rwose none uko kugwa mu mashiga ya gaze niho wabona ko yabaye umugore w'intoza
oya nawe w'ikinyabupfura cyangwa wo kubaha. Aho ni hahandi abantu bakarenda ko kuri gaze kandi urabizi iyo umuntu atwite ugatanga amafaranga yo kumuvuza ntuzisigira. mu by'ukuri njye ndumva nyine nk'umuntu ufite indangagaciro z'umugore. Uzi ko ni muri iki gihe usanga abantu bakuze bataba ngo abantu ngo bari mu kugira inda wenda muri iyi generasiyo yacu, ugasanga ngo twebwe mwinda ngo twarazingana ngo tukabyara. None se nk'onyeko ukabona ibyo bintu yo bivuga gute? None ntabwo wemera agenda wowe. Genda ndayemera aho nk'indangagaciro z'umugore. Umuntu ubwo ufite indangagaciro mu rugo. Ubwo noneho umugabo we nta ndangagaciro agomba kugira ku mugore we. Arazifite ariko umugore ahubwo tubwire n'abagabo batajyafasha abagore babo bagomba kubafasha. None ni nk'ahandi rero umugore yabyaye rero usanga umugabo akamanika akaguru hariya mu ntebe ngo umugore akabyuka agateka kandi wenda yanabyaye. Sayidi zose ntabwo mvuga ko ari umugore ari umugabo, ariko kameme nawe hari akantu ugomba gushiramo. Barira yego ntago wenda umugabo afite akazi ari kujyamo byihutirwa umugore yakwirwa nako kazi ko mu rugo nabwo abagomba kubashiramo kandi azi ikibazo cye agomba kumufasha agateka akagaburira abana akoza abasahani buri kintu cyose bakakifatanya kuko n'ibindi byose biba ari ibyabo. Byose ndumva ko umugore niba ntago nemeranya ko umugore ngo yarananiwe noneho ntago wemera kurekera ribaho, ariko ntago nakwemera ko umugabo yongera sereka nkubazi sibyo ukwezi kukaza kugashira bikageraho famiye babimenya ko umugabo inzara yamwishe kubera ngo ndatwite. Ahubwo rero uwo mugabo uzi ibitotsi z'umuntu warayikora ijoro. None uzi kujya guteka uhayiruka uhayiruka amasafuriya. Uwo ndimo kubabwira we yakoraga ijoro umugore agira ari mu rugo nyine agasinzira akabanza agasinzira ni iyo nzara yajya gutaha mu gitondo akazamukana hano ni sawa tuvuga wenda rizamuka saa nibigera wenda araryamye amasaha yo kubyuka azamukana ibirayi bamuhatiye akaza agashira kuzika kuri gaze. Za ndangagaciro z'umuntu zibuza usanga umugabo hahatisha ibirayi umugore ari mu nzu ngo aratwite. Oya izo ni za ndangagaciro zibuze nazo za wa mugore. Twebwe icyo twabaga y'abagabo ntabwo barira ahubwo twabaga abagabo barira ku muhanda. Ntabwo ari ukumuvunisha ugomba mu ndangagaciro z'umugore ngiye kuntu mpambyumva hari icyo ni cyacubere twahereho kare tuvuga ko umugore agomba kugomba umugabo. Noneho wewe ubonye umugabo uri gukora ibyo ngibyo uhita ufata ko ari wa mugabo udafite icyubahiro. Si ngo ni icubahiro adafite, aragifite umugabo ananakigomba umugore wiwe, ariko kameme mu ndangagaciro hagomba kubamo balance. Nibyo hagomba kubamo balance. Nkagira akantu kamwe nigomwa ku bw'umugabo wanjye, ariko nawe hari ibyo agomba kwigomwa ku bwanjye. Birashoboka. Tugana ku musozo tutange inama ku ndangagaciro ziranga umugore n'indangagaciro ziranga umuntu muri rusange. Ni iki kintu wumva twatanga conclusion? Indangagaciro ziranga umugore cya mbere atari ku mugore gusa no muri rusange. Muri rusange twahereye kare tuvuga ko nko ku mugore uko nabyumvaga tumubanjeho kubera ko ari twe duteraniye ahangaha. Indangagaciro ku mugore agomba kugira isuku, agomba kugira impuhwe, agomba kwitanga, agomba kwihangana, agomba kuganduka. Ibyo byose ni indangagaciro no gukorera urugo rwe. Murakoze. Samagira icyo ubwira abantu dusoza. Icyo ntabwo hano uwacu yabivuze, icyo ntabwo yazaguma atocinga amahoro y'Imana urabasabira umugisha. Ibyo byose bagenda kuri sabu ni ukuri ibyinshi bwawe tuvuze. Murakoze, amahoro y'Imana akomeza abaye namwe abakomeje kudukurikira, tubasaba kudukorera subscribe na comment ndetse na share. Sawa, murakoze.